isi izaba imeze ite mu myaka 500 iri imbere? Ni ikibazo gikomeye cyane umuntu uwo ari we wese ufite ubwenge n'umutima wo gutekereza ashobora kwibaza. Dukurikije aho twavuye, kuva abana b'abantu batangira kuba ku isi, baba mu myobo, bahingisha ibiti, abantu barazamutse batera imbere muri byinshi. Bubaka amazu y'imiturirwa, bava mu myobo n'ubuvumo, aho babaga mu misozi. Benshi bibaza niba mu by'ukuri hazaza hisi hazaba heza cyangwa habi, birabayobera. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro kumwe na Sylvain, nguhaye ikaze. Mu gutangira ikiganiro cyacu, ndagira ngo dutangirane amagambo ushobora kuba warumvisha ndasa nayo mu gitabo cy'ibyabishobo cya Bibiliya, ariko aho tugiye kugusomera si muri Bibiliya. Igihe umuntu azaba yaratsinze inyanja, atembera azenguruka ikirere mu mababa nk'igisiga cya kagoma, igihe azaba yaramenye uburyo bwo kugenga imbaraga kamere, ahananura umuriro mu ijuru mu mirabyo nk'iyi nkuba, ubwo igihe cy'intambara yanyu bikomeye cyane kizatangira. Hazabaho urugamba rukomeye hagati y'imbaraga ebyiri, intambara ikaze hagati y'umwijima n'umucyo izatangira. Igihugu kizabangurira ikindi inkota, bazakoresha imbaraga z'umwijima ngo basenye isi. Ibikoresho by'imbaraga bizahindura abantu ivumbi, kugeza ubwo 1/2 cy'abana b'abantu hano ku isi kirimbutse burundu kikavaho. Ariko icyo gihe abana b'umuseke bazaza bahamagara abana b'abantu bababwira bati, yemwe bantu, muhagarike intambara zanyu zishingiye ku kwangana kwanyu, ndetse mwibuke ko muri abavandimwe. Nimubikora mutyo nibwo gusa muzagera ku mucyo. Reka gushidikanya muvandimwe wanjye, kandi ujye mu nzira umenye ukuri. Nuko abana b'abantu bazahagarika intambara, umuvandimwe ntazongera guhagurukira undi muvandimwe, umubyeyi n'umwana we ntibazongera kugirirana inzika. Maze icyo gihe urugo rwa kera rw'abantu banjye bazazamuka aho rwari rwaratwikiriwe n'inyanja y'umwijima. Hazatangira igihe cy'umucyo, ubwo abantu bose bazajya bashaka umucyo n'intego yawo. Abavandimwe b'umucyo bazayobora abantu, maze umwijima w'ijoro bawirukane burundu. Ayo ni amagambo asa nk'ubuhanuzi avugwa mu gitabo Mirror Tablet of Tov, ahagaragaza ko nyuma y'aho abana b'abantu bazaba bagereye ku ikoranabuhanga, barabashije kurenga ibyo kugendera ku mato hejuru y'inyanja, bari kuguruka mu kirere nk'ibisiga. Icyo gihe abana b'abantu ngo bakaba bazaba barashoboye kumanura imirabyo y'inkuba hejuru y'ukuri abana b'abantu. Ibyo byose byavuzwe muri iki gitabo bamajije kubigeraho. Reka tukubwire rero uko bigiye kuzagenda mu myaka myinshi cyane iri imbere. Mwiyerekwa cyangwa se mu nzizi z'ubuhanuzi bw'ejo hazaza, nabonye ijuru rifunguka nk'umucyo urabya mu mwijima w'ibihe. Umwuka wanjye warazamutse, ndareba mu myaka 500 iri imbere, maze ntangira kubona ibice bibiri by'ahazaza. Kimwe kikaba igice cyuzuye amahano y'inzangano, ubuhemu, urugomo, ubwicanyi, ubwoba, igihunga ndetse n'ibindi bintu ibyo ari byo byose bijyaniranye n'umwijima. Ariko kandi nabonye ikindi gice kindi cyuzuye amahoro, umucyo, umutekano, ubuzima burambye, urukundo, akanyamuneza n'icyizere, urumuri ndetse n'ibyishimo kuri bose. Ahazaza h'abantu ahanini hazashingira ku mahitamo yabo, ntabwo bazashingira ku Mana cyangwa ku kindi kinyabuzima icyo ari cyo cyose. Nabonye isi isa nk'inkongi itazima, ibicu by'umukara byibasiye isi byasakaye byuzuye ikirere, ibinyabuzima birimbuka, indabo zirimbuka, inyamaswa zarapfuye zarashize, imisozi ihanamye, ndetse bake cyane mu bari barasigaye ku isi bari barabaye nka zombi, nta buzima bafite, nta cyizere, nta n'ahazaza habo. Mu mijyi myinshi ibinyabuzima byasigaye bitagifite umutima, byagenzurwaga n'ubwonko bw'ikoranabuhanga buhangano AI, byica byerekana imihangayiko mu maso y'abantu. Gusa abana bari baravutse batakigira amarangamutima, kuko ababyeyi babo bari baribagiwe uko urukundo rumera. Abakuru mu bantu bari barishwe n'imiti yo kwa muganga ituruka ku ndwara zitandukanye z'amakanseri zari zariyongereye zitewe na interineti yongererewe imbaraga nyinshi cyane, ndetse ubwenge buhangano AI bari bwarabaye ikiza n'ikigeragezo gikomeye mu bana b'abantu, bwica benshi. Intwaro z'ikirimbuzi za AI ndetse n'izindi ntwaro z'ubumara zigengwa na AI zirimbura benshi mu mijyi, abasigaye baba mu myobo, abasigaye ari ingerere. Narebye mu burengerazuba, mbona barokotse bicaye ku mwobo bavuga mu ndimi za kera bashaka kumenya ibyabaye. Bari kubaza bati, ese isi yacu iragana he? Hari umwana umwe wacurangaga iningiri wari wicaye hejuru y'igiti cyari kiri ku manga ndende cyane, acuranga indirimbo z'amaganya ati, twishe isi, natwe dutakaza umutima w'umuntu n'urukundo. Ariko nanone narebye urundi ruhande, mbona isi nziza, maze ijuru rirafunguka, mbona indi si, ishyanga ritakigira imipaka, isi yose yarabaye imwe, ibihugu byose byariteranije. Umuntu asigaye ava mu gihugu kimwe akajya mu kindi batamwatse pasiporo cyangwa visa. Isi ari imwe kandi yigenga, yuzuye amahoro n'abantu bishimye. Abantu batagipfa ibara ry'uruhu, batagipfa amadini, batagipfa amoko n'amazuru maremare cyangwa magufi, batagipfa inkomoko. Ishusho y'abana bicaye ku mizi y'ibiti, abigishwa bakuru batari abategetsi, ahubwo bakagendera ku bwenge bw'abantu bakuru muri bo, babahaga experience cyangwa se ubunararibonye bw'ibyo bari baraciyemo kera bakiri bato, bakababwira nabo ko barajya bitwara. Ikoranabuhanga ntiryari rikiri rya gisirikare, ahubwo ryari ryarahinduwe ikiganza cy'ineza, ubuvuzi, gutabara hari ibiza, ndetse no kwifashisha mu kubikumira. Bikoreshwa mu gukiza isi, gutera ibiti, kubaka amazu meza, kuyungurura ibishanga n'amazi meza mu migezi bakayakuramo isayo, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bifite umumaro. Abahanuzi ndetse n'abasanamitima bari barabaye benshi,
bigisha abantu kubana neza, gukundana, kubabarirana, ndetse imyuka y'amadini n'ibindi bintu bitandukanye mu isi byari byarahurijwe hamwe, abantu bafite iyobokamana rimwe, nta bakiryana ngo ngende umuyehova, ngo ngende umumetodisite, ndi umudivantiste, ndi umukatolike cyangwa umuyisilamu. Abana b'abantu bose bari bamwe. Hari umuntu wahagurutse aravuga ati, umunyabyaha yamenye ko yari umwana w'urumuri, ibyo atari yaramenye mbere, kandi imbabazi zamukuye mu mwijima, maze ahinduka umuntu muzima, ahinduka umuntu mwiza. Twubatse isi nshya, si uko twari abera, ahubwo ni uko twizeye isomo riturutse ku byo twangije mbere. Maze numva ijwi rindi riza rivuga riti, isi ntizazimira kubera ko yacumuye, ahubwo izazimira abana b'abantu nibaramuka banze kwiga ku byo yacumuyeho. Ariko buri gihe ahari urumuri ruto cyane, kabone n'ubwo kaba agashashi gato, haba hari icyizere cy'uko rushobora kuzima, cyangwa se rugashashagirana cyane rukwaguka rukaba runini cyane. Bityo uko isi yazambagurika kose, mu gihe hakiri abantu, yaba umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, bagifite umutima w'ubumuntu n'urukundo, hari icyizere ko mu bihe bizaza isi yazaba nziza. Narakangutse ndeba ku isi y'uyu munsi, maze ndibaza, turi hagati y'inzira ebyiri. Ese ni uwuhe muzingo w'inzira, cyangwa se ni uwuhe murongo w'inzira abana b'abantu bazakomeza? Tuzabaho nk'abicanyi, cyangwa tuzabaho nk'ababyeyi b'isi, tuba abana b'urumuri, nk'uko n'ubundi umuhamagaro wacu uri. Ni ahazaza kugira amahitamo. Nawe ubwawe ufite inzira wifuza kwerekeza mu isi. Ibyo urimo ukora aka kanya, uburyo ubaniye abantu bawe, uburyo wigisha abana bawe, nibo bigisha kwicura nk'urafonda inzira mbi, nibo bigisha inzangano, nibo bigisha ishyari no kwikunda, nk'uko nawe ushobora kuba wikunda ukumva ko abandi nta gaciro bafite. Icyo gihe urimo urarema isi mbi y'ahazaza. Niba wumva ko ibindi binyabuzima nta gaciro bifite, ukumva ko abantu bakica inyamaswa zose bakazibaga bakazirya, kandi nazo ziva amaraso nkabo, ukumva ko batemagura ibiti bakubaka amazu maremare, kandi ibyo bitarege biva mu mwuka uhumeka, urimo urarema ejo hazaza habi. Niba wigisha gukunda, kubabarira, ukitoza kubana neza n'abandi bose, nawe urimo urarema ejo hazaza heza h'isi nshya ifite umuyoboro mwiza cyane, kandi isi y'urukundo n'icyizere kuri twebwe n'abazadukomoka mu bihe bizaza, aho bishoboka ko ikoranabuhanga rishobora kuzatuma benshi mu bana b'abantu babasha kurama imyaka myinshi cyane, bakaba banageza ku myaka 1000. Ariko byaba byiza baramutse baramiye mu buzima bwiza kurusha kuramurira mu byaha, aho wakwicuza n'icyatumye urama ukakibura ugashaka kwiyahura. Ndagushimiye kumvisha ikiganiro cyacu, twakubwira ku buryo isi izameze mu myaka 500 iri imbere. Ni uburyo bubiri, bikaba bishoboka ko abantu bashobora kuzahitamo inzira nziza, maze isi ikaba nziza cyane ibereye ijisho, cyangwa se bagahitamo inzira mbi, ikoranabuhanga ryose tugeraho rigakoreshwa mu gisirikare no kwicana, abantu bakarimbuka. Ariko kandi haranashoboka ko abantu bashobora kuzanyura mu izo nzira zombi, bakabanza inzira mbi yo kurimburana no kugirirana nabi, ariko nyuma bakazitekerezaho bakabana amahoro. Uruziga rw'ubuzima, uruziga rw'ibintu byose rurazenguruka, nk'uko izuba rizenguruka, isi ikarizenguruka iminsi 365, ikongera igatangira iyindi undi mwaka ukikurikizaho. Imvura ikagwa, sikire yayo, imvura iguye hasi ikiyevapora cyangwa se igatumuka igasubira mu kirere, igahinduka ibicu biremereye, ikongera ikagaruka mu ruziga. Birashoboka ko abana b'abantu bazahora mu ruziga rw'icyiza n'ikibi, bisimburana ubuziraherezo, nk'uko iminsi, igihe n'amasaha bimeze. Ndagushimiye, wari kumwe na Sylvain wanyu, naho utaha.